Ayant droit, veuillez avancer et prenez place s'il vous plaît. Non pas sur ce banc populaire, pas sur la chaise. Installez-vous dans ce fauteuil. Pour les toilettes, c'est au fond à droite. Ayant droit, veuillez patienter. Il est 8h et des poussières. Le médecin ne va plus tarder. En attendant, voici des journaux. Ayant droit. Hey yo, pitié pour nous. Pitié pour nous. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyanyu cya buri wa gatandatu uko mbyumva. Byumvute ko byumvute rero ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Tarcisse Semana afatanyije na Didas Gasana. Nyuma ya Gasana Didas kandi dufatanya na Amiel Nkuriza rero abo bose ari babiri bakaba bari mu gihugu cya Swede. Hanyuma noneho tukajya dufatanya na Andre Kazigaba akaba yagize ibibazo bya tekinike, wenda ashobora kuza mu kanya, reka tubyihanganire, ariko nawe arasuhuza abakurikira ikiganiro uko mbyumvute. Naho Gakeri Fideli akaba yiseguye ku bakunzi be cyane cyane abari muri Amerika aho abarizwa ni Kigali ngo bamukurikira. Ibyo bamubajije akaba yavuze ati nzagaruka kwa gatanu w'igitaha, kwa gatandatu w'igitaha muzambaze ibyo mwashaka kumbaza. Turabashuje rero, ni cya kiganiro cyanyu uko mbyumvute rero. Buri gihe turabanza tukababwira ngo mufate ijambo isanzure, hanyuma noneho tugezeho ibitekerezo byawe. Reka tubanze twumve ako karirimbo ka Nyangezi Masabo, hanyuma noneho dutangire ikiganiro cyacu uko mbyumva ubyumvute. Ayant droit, bonne nouvelle, le docteur est dans son cabinet. Les entrées, il est tout à vous, et prenez le temps qu'il vous faudra. Comprenez donc que nous on est là pour vous aider, pour vous assister. Et quand vous aurez tout arrangé, prenez la porte de service. Hey, endroit. Hey yo, pitié pour nous. Pitié pour nous. Nyuma y'aka karirimbo dusanzwe dutangiza eyandrwa no kuvuga ngo witsikimba isanzure, hanyuma noneho uhabwe service, ariko nawe ugira umwanya wo kuziha abandi. No kuvuga ukora ibyo ugomba gukora kandi ubikorere igihugu cyawe nkuko nacyo kibikugomba cyaguhaye uwo mwanya. Nyuma y'ako karirimbo rero ka Nyangezi Masabo eyandrwa, turagira ngo noneho tubagezeho ingingo z'ingenzi tugiye gusesengura kuri uyu wa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa 11 2019. Turimo gusoza umwaka, hanyuma noneho kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 2019 turasesengura ingingo ebyiri. Ubushize nge na Amiel Nkuriza twasesenguye ku buryo bwihuse ishingwa ry'ishyaka rishya rya Ingabire, ryo ngiryo ni Darfa, hanyuma noneho ikaba yararyise mu Kinyarwanda umurinzi. Hanyuma uko twagerageje gusesengura, Gasana Didas araza kutubwira niba hari ikindi yatwongereraho, cyangwa nyuma yaho bitwara Ingabire agire ku Karubanda nawe agatanga ibisobanuro byo bagiye bamubaza abanyamakuru batandukanye, niba hari icyo ashobora kutwunganiraho, cyangwa se
abandi bari bafatanyije nabo ibyo bagiye bavuga no kuvuga bo muri FD Inkingi Gasana Didas Amiel Nkuriza turongera tubigarukeho. Hanyuma noneho muri urwo rwego nyine rwo gusesengura ishyaka rishya rya bitwara Ingabire umurinzi, hanyuma noneho hari na disikuru iriherekeza. Iyo disikuru buri gihe ni ya Paul Kagame. Paul Kagame hari disikuru yavuze nayo turayigarukaho kandi ifite aho ishingiye ihurira n'ibya bitwara Ingabire mu kanya rero. Hanyuma indi ngingo ya kabiri rero ni cya kirunga gihora kiruka kidateze kuzima cyo mu biyaga bigari, imirwano muri Kongo, imishyikirano hagati y'u Rwanda na Uganda isubikwa buri munsi, abantu bicirwa ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, hanyuma inama z'urudaca zitegurwa hirya no hino za Kinshasa zigasubikwa, no mu Burundi ishyamba siryero. Icyo kirunga gihora kiruka giciracira aho ntikizaduhekura akarere k'ibiyaga bigari kagasigara ari umuyonga nta n'inyoni igatambamo. Turabireba mu kanya. Reka noneho rero mpe ikaze abatumirwa bacu bahoraho, mbanze mbwire Gasana Didas asuhuze Amiel Nkuriza, ntibari baherukanye nubwo bose baba mu gihugu hamwe ariko ntago baturanye, asuhuze n'abakunzi buko mbyumva byumvute. Gasana Didas, hari abantu bajya bambwira ngo baragukumbuye ngo ubushize bari bategereje kubagezaho isesengura ry'ishyaka umurinzi. Umwanya ni wawe, basuhuza ubabwire n'icyo bahishiye. Asante sana bwana Semana, ndagushubije mbere kuri uyu gusuhuza kandi ngushimira kuba wongeye kubona umwanya wo gutora kino kiganiro. Nsuhuza kandi umugenzi wanjye Amiel Nkuriza, umuturanyi wanjye, mfite ideni rwose yo kuzamusura vraiment. Mubana nk'ibikingi by'amarembo Amiel Nkuriza na Gasana Didas. Bose ideni ndayifite vraiment kubera ko ninjye muto kuri we, uri umuto ni usura umukuru. Nzashaka uburyo kabisa musura vraiment bitari kera. Hanyuma ndanasuhuza kandi abadukurikira abatwumva abashuti bacu, nanditse kuba abashize ntarashoboye kuboneka. Ndizera ko izo ngingo uvuze tuziganiraho ntabwo uri ko mbyumva, gifatanyije namwe nabo bakagira akanya kutura nabo ko byumva bakatubwira aho utandukanye nawe imiranya natwe. Hanyuma kandi nkaba nkomeza kwizera ko biregana tugira aricyo bifasha batwumva, aricyo bifasha sata nyarwanda, aricyo bifasha abana bacu. Bwana Semana mbaye mbashimiye. Urakoze Gasana Didas. Rero uyu mwanya ni Amiel Nkuriza. Ushize twafatanyije gusesengura ririya shyaka rishya rya bitwara Ingabire. Hari abantu bambwiye ngo nkusuhuza Amiel Nkuriza, ngo ariko ngo araho ugera ugakabya, ngo ukagaruka mu bya kera, ngo uko mwarwanyije MRND, ngo ariko ukirengagiza yuko ubu ngubu ibintu byahindutse, ngo bakeneye yuko ubagezaho ukubona imigambi n'imigabo y'ukuntu batsinsura FPR Inkotanyi. Mbese bitwara Ingabire ubwo ahinduye ikoti, ngo urabona azagera aho atsinsura Paul Kagame na FPR Inkotanyi? Banzu basuhuze, hanyuma noneho mu kanya tujye mu isesengura Amiel Nkuriza, turebe ikindi cyashya ubazaniye. Urakoze bwana Semana. Aho wari utangiriye ni ahantu hakomeye kubera ko yemera ko amateka aryoha ari uko asubiwemo. Iyo nkunda kuvuga experience nakunze kugira ku butegetsi bwa Habyarimana, kuko narabumenye ku buryo buhagije kuvuga ibyo amashyaka y'ubu n'abashaka ubutegetsi utavuze iby'ubutegetsi bwabanje bwa Habyarimana. Nkeka ko hari ibintu bitandukanye kugira ngo abantu bashobore kubyumva neza. Ibyo ariko nta nubwo nkeka ko biri muri gahunda y'ikiganiro. Ndagira ngo mbere y'uko dutangira nsuhuze mugenzi wa Gasana uri nanone muri iki kiganiro, nkanashimira cyane n'abatwumva nkunda gusoma amakomantere menshi n'ikiganiro kimaze gusohoka. Gusa iki kiganiro gikorerwa abantu bacyumva bigiye n'ikintu gikomeye, badufasha gutekereza no guhindura no
kumva imyumvire y'abatwumva bigatuma cyagira imbaraga abantu benshi baba bagitekereza. Nkaba ngushimiye rwose Felicite nawe kuba wongeye kuduha ijambo rihoraho, ariko cyane cyane ndashimira abantu batwumva bakora na komantere ibyo kuba twavuze. Urakoze cyane Felicite. Urakoze rero Amiyeri Nkuriza, murakoze namwe abakunda kino kiganiro uko mbyumva ute. Turabashimira ibitekerezo mugenda muduha bitandukanye, abari abadushimira n'abandi bavuga bati hari aho murengera. Nuko nguko demokarasi yubakwa nyine, tugomba kwemera abatunenga, tukemera ntabo tudahuje ibitekerezo, kuko twese tureba mu nzira imwe, ubanza twese dushobora no kuzajya twarohama tukagenda mu kigare nyine, cyangwa muri cya kimodoka gitwara abantu kijya kubajugunya mu Rwabayanga, ugasanga twese dushiremo. Niyo mpamvu rero kubona ku buryo butandukanye bidufasha kandi bifasha sosiyete nyarwanda kwiyubaka no gutera imbere mu bwuzuzanye bw'ibitekerezo, mu bwuzuzanye bwo kunganirana no gukeburana. Ndagira ngo rero mbanze mpe ijambo Gasana Didasi, twasesenguye uko tubishoboye ishingwa ritunguranye ry'ishyaka Darifa rya Madamu Victoire Ingabire. Ndagira ngo mbanze nkubaze Gasana Didasi, ntago twari turi kumwe kubera impamvu zitunguranye nyine, ntago washoboye kuboneka. Wakiriye gute, mbanze nkubaze, aho twasesenguye hari aho wumva uri buze kuzuriza, cyangwa hari ikindi ubona twarengereho? Ubwo ni ibintu bibiri, hari icyo uri kuzurize gusesengura twakoze ubushize, hari aho twarengereye ushobora kuza kudukebura kuko dukunda n'abadukebura. Hanyuma icya gatatu, wakiriye gute reaction, ukuvuga ibitekerezo biturutse hirya n'impande, biturutse ku bari ari abasangirangendo ba Victoire Ingabire muri FDI inkingi, hanyuma noneho nibiturutse mu barwanashyaka aba bashyashya bavuga bati Ingabire n'uwacu tuzamukomeraho. Sema ibibazo bitatu mbajije, cyane mu bivuze mu bitekerezo by'abantu. Icya kabiri ngo cyari kihe? Icya kabiri, hari aho ubona twarengereye ushaka kudukebura, hari icyo uri butwuzuzeho. Icyo ni ibibazo bibiri. Hanyuma icya gatatu, abari basanzwe ari abasangirangendo babitwara Ingabire, ibyo batangaje tuvuge nko kuri radio FDI inkingi cyangwa se mu bitangazamakuru bitandukanye, wabyakiriye gute? Hanyuma noneho n'abandi bahise bavuga bati Victoire Ingabire ni intwari yacu tuzamukomeraho. Asante sana. Ikibazo mbarije, cya mbere cy'ibyo kuba ngo aho mwarengereye, donc you have to, ugomba kwibuka ko nabaye umunyamakuru, so nemera ubwisanzure bw'itangazamakuru, kandi no mu byo ndimo ubu ngubu by'amategeko twemera free speech. Donc buriya free speech, umuntu kuvuga ko yumva ibintu nta garuriro. Amategeko ateganya iyo umuntu yarengereye amategeko amuhana. Ibyo mwavuze byose, kabone nubwo nshobora kuba ubona hari ibyo ntemenya nabyo, byose biri muri iriya realm ya speech iri protege. So iyo nta kuzuza, of course ndi buzuzeho, ndibwo ngere ku byo mwavuze, nanjye shyiraho kanje. Yego, natangirira aho ngaho, hanyuma nkaza gusoza ku bitekerezo vuga by'abantu runaka. Ku byo mwavuze rero, ngira ngo uribuka neza ko Bwana Semana agifungurwa Madame Ingabire Victoire, twakoze ikiganiro nawe nyine uko mbyumva nyine, harimo na mugenzi wacu Ntaganzwa Jean Damascene,
ndo twari batatu sinzi niba hari n'undi wa kane sinibuka neza icyo gihe twarabivuze icyo gihe navuze ko ikibazo kizaba imikoranire ya Ingabire Victoire uri mu Rwanda na FDU iri hanze kandi iyo FDU iri muri P5 kizavuka now so mwarabivuze neza ko nyine kandi mwakomeje kubivuga ko biza ikibazo kizavuga hagati ya Ingabire Victoire mu Rwanda na P5 cyangwa se na FDU nyingi iri muri P5 kandi ibintu byumvikana impamvu byumvikana nshingiye ku byo mwavuze ndengeje nongeyeho gatoya nuko ngo mwabivuze iriya platform ni ibintu atazi byakozwe n'abantu weri muri gereza atazi abantu yasize muri FDU asohotse we yasanze nubwo FDU nka organisation politique yakomeje kumufasha muri gereza ibyo yakoze byose ariko abantu yarimo se we yasanze n'ibyo bakoze yababikoze akenshi adahari atafitemo n'uruhare atafitemo n'ijambo so birumvikana ko nyuma yo kurekurwa yaje gusanga ari aho nyine hari itandukanirizo ariko ikintu gikomeye cyane ni nubwo numvise Ingabire bihakana sinzi interview yakoze numva bihakana ariko amakuru mfite aturuka mu Rwanda nk'uko bizi mu Rwanda dufite abavandimwe mfite n'abantu twiganye bakora muri leta amakuru mfite nuko leta yashaka kumurega biriya byaha bya terorisme ibyaha irega P5 ibyaha irega RNC kandi uzi ko RNC ifitanye na FD muri P5 narabivuze sinzi naho nabivuze kuri radio niba ari kuyihe radio nabivuzeho nk'ubushize ari muri byari bimihamagaramo nababwiye ko uriya mu CSP uriya mu police officer police muhamagara ari umuntu ushinzwe ibyaha bikomeye ibyaha bireba state la secrétaire de l'État ubusugire bw'igihugu donc bamushinjaga biriya bitero byanuza byavuye Musanze kandi bamushinja kubera ko yifatanyije na P5 kandi biriga P5 na se rugeretse so ugasanga rero ni ibintu bigoye cyane kuba umuntu uri ari yavuga ati simbizi kandi ari muri partnership n'abantu babiregwa so ugasanga harimo ikibazo nabona ko bitazamworohera kugumana na FDU na P5 nk'uko nawe mwabivuze ariko ndagira noneho mukuza rero ndagira ngo nsangize abanyarwanda yuko buriya usibye na bino bibazo byavuga ngo gukorera kuri internet abantu kudahura cyangwa se ibibazo byo kumushaka kumimbira ibyaha buriya harimo nanuza no kuntu ingero n'umunyapolitike qualifié birimo no gusoma situation politique iri mu gihugu noneho akareba uburyo yayivanamo uburyo yayitwaramo n'ukuhe la situation politique iri mu gihugu rero turimo turavuga igihugu nyine cya dictature kiyobowe bunyeshyamba igitugu cy'ubunyeshyamba igitugu pesize ntabwo ari igitugu gisanzwe gusa igitugu cy'ubunyeshyamba ahubwo nge nongeraho n'ubunyeshyamba kuko ushobora kuba uyoboye ari igitugu ariko udakora kinyeshyamba niko aho ndemenga nawe urakoze kunyunganira noneho rero ugasanga most of organization politike ziri hanze nubwo zikora akazi keza cyane ariko ugasanga zibanda hanini ni kuri diplomasi muri bino bihugu donc les pays occidentaux bino bihugu bifasha leta ya Kagame cy'igitugu Kagame kugira ngo bimuvaneho amaboko donc iyo niyo kintu opposition nyarwanda tuyishimire vraiment iri hanze rwose ibyo ngibyo bikoze kabisa nta kutagize kabisa kugira ngo yambike umunyagitugu Kagame imwambika ubusa ibyo ariko Ingabire nkeka ko
nanjye niko mbibona, nkeka ko yabonye ikibazo nyirizina gituruka, ikibazo gituruka mu Rwanda. Rero kuri njyewe nkeka ko ari nako Ingabire yayibonye ikibazo, la source primaire ya dictature iri mu Rwanda ntabwo ari recapitaux occidentaux cyangwa se ngo amafaranga duha amafaranga bino bihugu biha Kagame, ahubwo n'umunyarwanda uri mu Rwanda, ni donc les citoyens rwandais nibo source primaire ya pouvoir ya pouvoir politique ya Perezida Kagame. Ni ukuvuga ushatse kuvuga ko umuzi shingiro w'ibibera mu Rwanda ni abanyarwanda ubwabo batiza umurindi uyoboye igihugu Paul Kagame, nawe akumva yuko afite imbaraga zo kuba pinagaza uko ashaka. Exact. Ndisobanuraho gatoya, navuga ngo donc submission, sinzi submission mu cyongereza cya submission cyangwa se kubaha umuco wo kubaha ubutegetsi washinze imizi mu Rwanda mu Banyarwanda utumye kuva ku gihe cy'ubwami kugeza iyi saha, guhakirizwa no gucinya inkoro. Urakoze cyane kunyunganira bwana Semana nanone. Now institution zaba social, zaba politique, zaba economique cyangwa se n'iz'amadini zose ziri domine cyangwa se ziri controle, ziyoborwa kinyeshyamba na leta y'igitugu Kagame. Zaciwe intege, izindi zarafunze, societe civile irafungwa, byose n'isigaye zose zikorera mu kwakwa Kagame na FPR. Now noneho kubera igitsure na service de renseignement za Kagame zihoreje ijisho kuri buri munyarwanda, abanyarwanda babaye atoms mu kinyarwanda, ubwo twavuga ibikangi babaye ibikangi, donc baba mekanize ku buryo umwana atinya nyina agati, umugore agatinya umugabo, umubyeyi agatinya umuvandimwe we, abantu babikange ku buryo kugira ngo abantu bahure bashobora kugira no kuganira ku bibazo byabo barabite kugeza naho umuntu noneho atinya ikijuke. Niyo mpamvu rero abo bantu bameze gutyo baba bikange ntibashobora kugira confiance ubwabo kumva ko bashobora gukora resistance contre la dictature. Noneho icyo gihe rero uvuga ngo kubera bantu bameze gutyo, iyo niyo pouvoir ya mbere, iyo source ya mbere ya pouvoir politique na legitimité ya Perezida Kagame. Kugira ngo rero mbese nsoze kuri ikibazo, uvuga ngo degré donc intera y'icyo kibazo cyangwa sinzi icyo ushaka kutubwira. Igipimo, yes, igipimo intera. Nuvuga ngo igipimo cya liberté cyangwa se igipimo cy'ubwisanzure cyangwa se igitugu muri realite yose gituruka ku gipimo cyangwa se degré ya determination y'abayoborwa kwanga icyo gitugu. Now Ingabire rero yakubwira ati njye nashinze ishyaka ry'abanyarwanda bari mu gihugu, aho mugomba kumva message politique irimo. Rupako message politique irimo arakubwira ati njyewe ati ndashaka kugira ngo mfashe abanyarwanda bari hano, mbafashe kugira ngo biyumvemo ubushobozi bwo kumva ko bashobora kuresista igitugu, pana ibyo bagenzi bacu, ibyo bagenzi banjye FDU cyangwa se na P5 bakora muri recapitaux occidentaux. Nubwo nabyo wende wona ariho pitching, ariho yakoze pitching yakoze, donc yakoze donc niyo message azanye kuri la marché politique rwandais. None se Gasana Didase, kuri iryo soko rya politique icyo kintu Ingabire azanye, urabona warumaje kuvuga yuko
abanyarwanda basabitswe n'icyo kintu cyo guhakirizwa cyo gucinya inkoro ati n'ibintu karande. Urabona Ingabire kuri iryo soko azanye ati ndashaka kurandura uwo muziki meza utuma abantu bahora bashyigikira igitugu kibapyinagaza, bahora baha imbaraga abantu basahura igihugu, abantu bica ejo hazaza h'igihugu. Urabona uwo muziki meza urabona awutangiriye aho ugomba kurimburirwa, cyangwa nanone ni hejuru umuzi ukikomereza? njyewe ntabwo mbona ko iyo nza kuba umujyanama w'Ingabire Victoire sinago no kumujyanama yo gushinga ishyaka, nari kumujyanama yo gushinga muvuma. Koko ini parti politique ibishaka gufata pouvoir politique binyuze mu matora, binyuze muri competition ya ide, binyuze kuri rya soko ouverture rya résidé politique. Ariko problème iriho mu Rwanda kuri igitugu cya Kagame wano ishyaka rye ashobora kuryandika, cyo ni cyane cya kabiri, ashobora kuryandika, bashobora kuryandika cyangwa se byarangira bakamugira ngo bakamufrustrating, bakamufrustra, donc bakamubuza amahwemo nk'ibyo bakoye na Ganda, bakamucamo ibice. Icya gatatu n'ushaka gufata guhindura ibintu binyuze muri competition ya résidé politique, nuko bisaba haba hariho in arbitre neutre usifura icyo gihugu umusifuzi utabogamye. Oui, aho ndafite rero komisiyo electorale rero Kagame ashobora kureka rwose akanagwandika hanaguye cyo kore kumwashye ku matora, kubera ko la komisiyo electorale iri munsi FPR akaguhereza 5 ugataha kandi ntacyo wakora. Kugangira ronyeka ko ishyaka rya politiki mu Rwanda ari ikintu gikomeye, ari ikintu kigoye cyane. Actually niyo mpamvu njye numvaga uyu mwana ndamwitibana kuri ko nduva muruta Diane Rwigara iriya MSM itabaza iriya muvuma nabonaga ifite amahirwe, asinzi ibibazo yaje kugira. Ariko buriya ahantu muvuma itandukaniye na politiki nuko muvuma ntisabwa kwandikwa. Muvuma yandikwa bashaka kwandika ishyaka rye, cyangwa se nanone muvuma iza igamije ikintu runaka. Niba bavuga ati turashaka development na liberté kuri bose, iterambere na liberté kuri bose, ndavuga ngo ushobora ku galvanize, ushobora iyo ngishaka kuba point de rallying point yawe abanyarwanda, ukaba galvanize around that cause, ku buryo mushaka uburyo ibyo bintu bishyira mu bikorwa, ariko bidaciye muri formal process yo tuzi y'amatora, kubera ko amatora ntabwo ushaka kubatsinda mu gihe ubutegetsi dufite mu Rwanda bumeze uko bumeze ubu ngubu. Again nanone nashatse guca Madame Victoire Ingabire intege, twumvikana neza. Ucyo wari uti urabona atangiriye hejuru cyangwa atangiriye hejuru ibintu nk'ibyo, uvuga ngo leta zose nakubwiye, namaze kubwira ko leta zose nyine zisaba ntuza accept submission y'abaturage kugira ngo izo dictature zikomeze kubaho. Now tuke neza hari sinzi niba uzi analogue ya ntuza ya rimwe hari agashyamba karimo inkende, noneho akaba ari umuntu utuzi inkende, none izo nkende zikajya zijya kumucira amafuru buri munsi zo zimutunze ari nk'abazabe, ari nk'abazabe. Noneho rimwe inkende muri ntoya iza kubwira ingeza ni parabo cyangwa ni kumugani nk'ibyo ya Bibiliya, iza kubaza ingenzi ariko kubera iki tugiye muri n'umugabo buri gihe kubera iki tutagenda tugacarira amatunda tukayiye ku kibiri tuyamuzanira tuyamuze tutayamwabye ngenda bite.
ati bageze bati Gasana Didas wari urimo kutubwira, twari tugize ikibazo gitoya cya tekinike, urimo kutubwira amateka y'inkende, ibintu byo mu ishyamba, ukuntu wabigereranya n'ibibazo bya politike y'iwacu mu Rwanda. Ongera dusubiremo mu ncamake Gasana Didas, noneho banza umurongo ugarutse neza. Asante sana bwana Semana, pole sana kandi nibazo bya tekinike. So urumva rero nyine izo nyine zaje kubona ko donc uriya mu dictature uziyobora azikandamiza azinyuza amaraso yazo ziza gufata ikibazo zitona reka tumutunze reka no biriya bintu tumugemurira amatora tumugemurira tuyafate ubwacu twigendere. Umudatire yaje kwicwa n'inzara barazika na Kagame nuko rero na Kagame aravuga na Kagame nuko buriya abanyarwanda baramutse badahaye icyo twita the force of production, donc force za production, batamuhaye imbaraga, batamushyigikiye. Exactly. So rero Ingabire aravuga ati yavuga ati ireshaka n'abanyarwanda bari mu gihugu, ndakeka ko ashaka kugira ngo ashaka uburyo yabwira abanyarwanda bagakora icyo bita withdraw. Kaziga Bandere, twakumvishe waje mu murongo wacu, buretse gatoya Gasana Didas arangiza igitekerezo cyo, hanyuma noneho turaguha ijambo usuhuze abakunzi bo uko mbyumva ute bari bagukumbuye. Gasana Didas, rangiza igitekerezo cyawe. Uravuga uti bitwara Ingabire nawe ari muri uwo murongo rero wo kugira ngo agende arimbura uwo muzi ushyigikira igitugu no gucinya inkoro wo guhakirizwa. Ati buriya niyo ntumbero, nicyo kintu gicuruzwa azanye ku isoko rya politiki. Niko bimaze cyane bwana Semana. Ndabona tactique ya Ingabire Victoire ari gushaka uburyo yambiriza abanyarwanda bakawithdrawinga ya support ba dictature. Rega ni byoroshye cyane. Ingabire Victoire ashaka kumabiriza abanyarwanda nibura ashaka kumabiriza nk'abarimu bakabona kimwe batigisha. Kagame yahambere kagenda, Kagame yavugana nawe. Ingabire Victoire ashaka kumabiriza abaganga, siyo ko twatagaza abarwayi mu bitaro, ariko ashaka kumabiriza abanyarwanda bakabona niba bamara iminsi rero badakora. Ntabwo Kagame azabasanga mu rugo ngo bice. Ashaka kubikora abikoreye mu Rwanda, akabikorera mu Rwanda. Nivuga ko ibyo bintu bikore ugomba kuba uri mu Rwanda. Rero kugira ngo kumva kwitandukanya na ntuza na FD ikorera mu mahanga, cyangwa se donc urumva focus yayo iri kuri ntuza nyine le capital occidentaux cyangwa se na P5, baravuga ati reka picinga no mu Rwanda mabiriza abanyarwanda twambure Kagame force de production, no Kagame tumuforce non-violently dukoresha imbaraga, tumuforce kumvikana natwe cyangwa tumuforce kuva ku butegetsi. Navuze menshi bwana Semana ngo tugenda twungurana ibitekerezo. Nge niko mbona rero ko yabaze imibare ye, amaze kureba rasitasiyo politiki iri mu Rwanda. Bwana Semana, murakoze cyane. Murakoze Gasana Didas. Rero nuko ubyumva ute nyine urimo kutwunganira, ariko ndagira ngo noneho ku gitekerezo cyanjye nari nazamuye mvuga inti ibyo bibazo bibiri urabishubije, ariko hari ikindi kibazo nari nakubaje kugira ngo wenda duze guha umwanya Kazigabana asuhuza abantu atubwire naho hahagaze. Nari nakubaje inti wakiriye gute iby'abantu abasangirangendo be bari bafatanyije ba FDI inkingi bari mu mahanga ndetse bari no mu gihugu, wabyakiriye gute? Hari abagiye inyuma ye, hari n'abandi bagize ibyo batangaza, baravuga bati nakomeza urugendo rwiza, tuzamuzirikana yuko yatubereye intangarugero, yatubereye n'igitambo. Wewe wabyakiriye gute muri izo mvugo za politike? Ni isoko rya politike risheshe rifunzwe? Well, ngewe narabishimye mu by'ukuri, nashimye ukuntu FDI yagiye bitwayemo. Ntabwo twabonye ibibazo
byo gucagagura no gutukana nk'uko byagenze igihe ntuza bagasingwa Theogene na nuza na ba Musoni na Jonathan na ba Ngarambe Joseph bavuga muri ANC ibi ngibi byabaye byiza abatandukana bahabayemo disagreements zikomeye muri hagati y'Ingabire Victoire na nuza n'ubuyobozi bwa FDU bukorera hanze n'amakuru mfite kandi nizeye 100%, ariko bakoze icyo bita gentleman's agreement, basezerana mu mahoro, barumvikana bati reka twe gushwana. Kandi buriya muri FDU mu mategeko agenga FDU nuza muri stati bagenga na nuza no muri reglement d'intérieur harimo ko umurwanashyaka wa FDU uzahita rwose kumva yafata inzira akagira ibindi bintu yakora, ntazavuge nabi abasize kandi n'abandi ntibazamuvuge nabi. Icyo rwose ni ikintu nashimye cyane ngiye ku buyobozi bwa FDU, ni ikintu nashimye cyane rwose akuri Ingabire. Hari ibibazo byabaye twe tuzi nkangezi, ariko birinze kubivuga. Uwo muco wo kubahana no kuvuga uti dushobora kutumvikana ku kintu runaka, ariko rero ntibivuze ko twishyire hanze byaba n'ibyo ingo zitandukana ahangaha ugasanga bose bishyize hanze bagiye ku rubanda. Iriya ni la maturité politique ngerashimye cyane. Hanyuma rero abavuze bati ati Ingabire ati wacu definitely muri Ingabire ntabwo ari umuntu usanzwe. Ingabire ni icon, Ingabire ni figure politique ikomeye cyane. So definitely buriya mvuze ko FDU yatakaje niba ifite imbavu eshanu, yatakaje eshatu enye muri zo. Kandi benshi mu bayoboke ba FDU ndakeka ko sinagukeka unarebye ndabona ko bazakurikira Ingabire Victoire, cyane ko unarebye FDU ukuntu yabayeho uburyo wabaye mwarabivuze n'ibibazo byagiyemo mwarabivuze byose, ariko usanga ikintu cyari kibabumbiye hamwe usibye programme politique yabo, arabona ko bafite umuyobozi uri charismatique, ari ibintu bifite bantu bajye ibintu bibana Semana kugira ngo produit ugurisha ku isoko kuri la marché politique igurugwe bitatu. Icya mbere n'uyigurisha, reba nkaho ugiye uko baze kurugirwa umuntu ugiye kugurisha ikintu runaka ine produit runaka rwego rworoshye. Icya mbere success yawe izaturuka ku bintu bitatu. Icya mbere wowe ubwawe uburyo ukonveka, uburyo present ikintu cyawe, uburyo wifashe, uburyo ugaragara, uburyo uzwi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bizaturuka kuri produit yawe ugurisha. Produit yawe ugurisha muri noka icyo site igurisha nicyo Darifa igurisha. Icyo igurisha abanyarwanda ku isoko rimwe, nkeka ko Darifa yarusha FDU gukundwa kugicuruzwa, kubera ko abanyarwanda benshi bari mu Rwanda, ni nayo pouvoir politique y'igihugu iri, urumva. Kandi no kuri iyo ngingo ya mbere kuri ntuza tuvuga ugurisha ninde, Ingabire Victoire, charisma ye, personalite ye, ubwitange bwe, gutinyuka kwe, kuba yaragiye muri 2010 n'abavuze ngo baramerekeza mu ibyo nako abana uziko byageze mwarabivuze simbisubiramo, bose bagakwepa, benshi bagakwepa, gasanga ari wenyine hari akita akagira gute. La personalite ye ubwayo ni donc nuko kwa kundi nyine ubona abantu bajye kera tugiye mu Rwanda wajyaga mu kabari wabona umuntu ukabona umuntu uje kuguseriva yambaye neza ukumva bigatuma nabyariye biryoha. uri gitangaza gasana Didas ati wabona rwose yambaye neza yabukereye afite noneho n'akamuri gahumura neza ukumva na yabyeri irushiye kuryoha. None se wajya muri ibyo kurya umuntu akaza yambaye nabi bikakuryohera? Ntibishoboka, impossible. Gusa nabyere icya gatatu rero, yego noneho gituruka kuri cost ni ikiguzi cy'igicuruzwa cyawe.
ikiguzi cy'icuruzwa ugurisha ni cya gatatu kiterimena niba igicuruzwa ushaka kugurisha kizagurwa ubye ushobora kugiha igiciro kiri hejuru cyane abantu ntibakigure. Exactly ariko nanone mumenyere ko akeza kigura akeza karigura ni ugukora balance rero. igiciro cy'ubutumwa cya ide Ingabire Victoire kuri mareshe politike rwande rwose cyo kiri hejuru cyane, kiri hejuru kuruta igiciro FDU isaba abakoresha bayo cyane kubera ko akenshi nabari hanze. Security nta kibazo bazagira okibasha ibibazo ntabwo bimeze nko mu Rwanda aho Ingabire abura abana buri mu Rwanda hanga no kugira ngo abantu baze bari kumwe n'aho ngaho bibatera ibibazo mu Rwanda. Ikibazo kirakomeye cyane ariko akeza karigura. Icyo kiguzi ni cya kindi rero ni cya kindi kivuga kiti niba dushaka ko abanyarwanda twubaka resistance muri twe kugira ngo twange igitugu uvuga ngo iyi mbaraga zashyiramo kugira ngo yumvishe abanyarwanda impamvu icyo kiguzi gikwiye niyo izatubongerwa no bamukurikira. kandi niyo gatatu mvuze muri izo ebyiri mvuze, kandi Ingabire afite kapasite, kandi abanyarwanda bazamukurikira, ari nacyo Kagame amutinyira bwana Samantha. Ndumva ntushuje muri make, ndumva naba nibuse nayo. Gasana Didas rero urakoze. Nuko mbyumva ute nuko nawe ubibona nyine, wenda dushobora kuba tutabihuje ariko turaza kubisesengura wenda mu kanya kagiye kuza, cyangwa tuzongera tunabigarukeho bitushobokeye. Twazabona rwose na nyir'ubwite tukamubaza ibibazo nk'uko tujya dukunda kuganira. Yabashyizemo ngo ni umurinzi, hanyuma none Darifa aravuga ngo harimo ibyerekeranye n'iterambere n'ubwisanzure bwa buri wese. Nizere ko azaduha ikiganiro natwe mu bwisanzure tukazamubaza. Reka noneho rero hari umuntu twari twategereje mu kanya wagize ibibazo bya tekinike, reka tumuhe ijambo asuhuze abakurikiye uko mbyumvute. uwo nguwo ni Andre Kaziga. Andre Kaziga mu kanya wari urimo kutwuvura uvuga uti ndashaka gusuhuza abantu, namwe ndashaka kubasuhuza. Umwanya n'uyu nguyu Andre Kaziga ngasuhuza abadukurikiye, wakurikiye aho Gasana Didas yarageze na Mieri Nkuriza, hanyuma noneho dukomeze ikiganiro. Andre Kaziga wiriwe urakomeye? Urakomeye neza. Ndasuhuza bagenzi banjye Gasana Didas, ndasuhuza Mieri Nkuriza, ndasuhuza n'abanyarwanda bose bakurikiye ikiganiro. Nisegura kuko hari havutse utubazo twa tekinike ariko ngize amahirwe none kuboneka. Yego. Nkaba rero mbashimira bose n'abazakurikira iki kiganiro kuko turi kumwe, nta zindi mpamvu byari habaye ibibazo by'itumanaho. Ndabashimiye. Urakoze rero Andre Kaziga. mu gihe tukiri kumwe nyine twizere ko ikibazo cyakemutse burundu. Turagira ngo utubwire, wari wayoboka umurinzi cyangwa uyoboraho abandi bantu? Ntekereza ko urakoze kandi kongera gushimira. Ntekereza ko umuyobozi w'umurinzi yabivuze ko byaba byiza akoranye n'abayoboke bari mu gihugu. Njyewe rero kuba numva nshobora kuba namuvangira nk'uko n'abandi bamuvangiraga, bikaba byiza ko twamuha akanya, tukamuha amahoro, tukamuha rugari, akabanza agakorana n'abari mu gihugu. Ntabwo rero ndayoboka ariko ntakunda, ahubwo kwirinda kuba namushimira. Ushobora ariko kumuyoboraho abandi bantu kuko uri umunyarwanda, uvuka mu Rwanda, ufiteyo abantu, ufiteyo inshuti, ufiteyo abavandimwe. Niba hari abantu bajya bakuyoboza, wabayobora hehe? Wabayobora ku murinzi, wabayobora muri FDI inkingi, wabayobora muri RNC, wabayobora hehe Andre Kaziga? Abanyarwanda bageze igihe cyo kuyoboka amashyaka n'amashyirahamwe ya politiki, bafite n'ubwenge n'ubushobozi n'ubushishozi bwo kumenya uwo bakwiye kuyoboka. Uyu munsi rero ntabwo nakubwira ngo nabwira umuntu ngo najye hehe, buri wese ahitamo.
kandi ubwo ubushobozi barabufite. Ntawe rero ndashobora kubwira kandi kuko na Ingabire ataragira havuga umufashe gushaka abayoboke. Ntekereza ko abanyarwanda bari hariya bari kumwe bazi icyo gukora, bashobora kutamuyoboka, ariko nta munyarwanda wabwiriza wowe uri hanze ngo yoboka naka kandi wowe waragiye udahari nta ngoma yo muri kumwe, nanone urumva waba umuvangira. Ndamushimiye. None se Andre Kazigaba, ndacyakubaza utubazo twanjye tw'amatsiko, kuba noneho umurinzi wa Victoire Ingabire uje ukavuga uti yadusabye yuko twamuha rugari akabanza akareba nyine akajya ku murinzi, yasobanuye n'ibibazo, wenda tuzagira igihe cyo kumubaza icyo abitekerezaho uwo murinzi, mu wuhe rwego harimo arinzi iki, cyangwa azawujyaho yawugiyeho ryari. Wowe uko ubona umurinzi ugomba no kwirengagiza se bari hanze kugira ngo noneho Victoire Ingabire abanze afate imizi, avugute n'umuti, cyangwa ashobora no kujyanira icyarimwe uwo murinzi ukagaba n'amashami hanze? Ntabwo namusubiriza mu bisobanuro yatanze kugeza ubu. Yavuze ko yaba yirinze gukorana n'abantu bo hanze kugira ngo abanze akorane n'abantu bari mu gihugu, kugira ngo banze batunganye ibibazo byose bisabwa, babanze bandikisha ishyaka, ubwo niba azagerageza gushaka n'abantu bo hanze azabyivugira. Umunsi rero ntabwo ngo namuvugira aka kanya, naba nihuse, ni kwa kundi kuvangira umuntu, kandi igihe amaze hariya amazemo imyaka igeze ku icumi, yafunganywe n'abanyarwanda, abana n'abanyarwanda, surana n'abanyarwanda, yatesekanye n'abanyarwanda. Ntabwo yewe ko niba akeneye abantu bo hanze azaza. Noneho rero reka tujye kwa Amiel Nkuriza. Amiel Nkuriza, wagumije gukurikirana witonze isesengura ukuzuza kwa Gasana Didasi, none tugeze aho Kazigaba avuga ati ni mureke umurinzi ubanza ugaba amashami n'imizi, hanyuma noneho tuzarebe niba batubwira nyir'umurinzi yatubwira ati no hanze ndashaka ko amashami agabwayo, cyangwa se ayari hanze azaze ahubwo asange igishyitsi imbere mu gihugu. Noneho reka mbaze nkubaze Amiel Nkuriza, ko wakurikiye, twarasesenguye hamwe, ko wakurikiye uko byagenze, ubu ngubu ubona urubuga, ubona ku murinzi bihagaze gute Amiel Nkuriza? Urakoze Semana kuri ikibazo. Nagira ngo mbere na mbere suze Kazigaba wari wabuze, ni byiza kabonetse, bifite akamaro kugira ngo twunganirane mu bitekerezo. Umurinzi uhagaze, umurinzi kuri jyewe uhagaze, ibintu biracyari bishyashya, ntaratiraho n'abayobozi. Ndumva ikiganiro, hari ikiganiro numvise bavuga ati misi imbere turatangaje abo tuzafatanya abandi. Yewe umurinzi ukivuka nerekanye ubundi aho mpagaze, ntabwo nkunda guca ku ruhande ibyo ntekereza. Nerekanye ko Ingabire yakoze kigabo, yerekanye ko ashaka gukora politiki kandi akayikorera mu gihugu. Icyo ni ikintu gikomeye. Kuba Victoire Ingabire yarigobotoye ariya mashyaka yo hanze bakoranaga, kuri jyewe ni ikibazo, ni igisubizo kubera ko nagiye nibaza, ariko ngashyiramo na Kamugobe kuvuga se umurinzi koko umurongo wawo uzaba uwuhe, uko uhagaze n'ikibazo warufanyije. Ntabwo nakubwira ngo uhagaze gute uyu munsi. Uyu munsi ni ishyaka rya politiki ryavutse riyobowe na Victoire Ingabire uvuye muri FDI nyingi, ishyaka ryari rikomeye, ishyaka ryitwa Ingabire, akaba noneho ari yigote, akaba akizeho umurinzi tutaramenya neza umurongo
wawo ariko igihe uko ntekereza Ingabire nkurikije intambara yarwanye kuva mu myaka irenga 10-13 ashinze FDL gushinga FDL ndavuga ko ari we wari alatete du parti nkurikije rero determination yagira buri gitekerezo bitigeze bihinduka. Twakoze na speculation nyinshi tuvuga ngo wenda ugafunguwe buranga azajya mu kwa kubutegetsi, twakekaga ko bazamuhana na za ministeri yarabishoboye, bamwe niko banabyifuzaga kugira ngo akora opposition wenda ari mu butegetsi, ariko ntabyaba. Ashobora kuba harabaye za proposition, birashoboka cyangwa ntibinashoboka, ariko kuba cyarabikoze akaguma kuri wa murongo wa FDL none akaba awigobotoye, akaba yinjiye mu ashinze irindi shyaka bigaragara ko bitari mu kwaha kwa FPR nk'uko yabyize. Nkeka ko uko umurinzi uhagaze uko yawuvuze uzakomeza mu nzira ya FDL uko yayishinze, uzakomeza mu nzira ya FDL inkingi, ndavuga umurongo fatizo FDL inkingi n'ubundi yari ifite akiyobora. Ni ukuvuga ishyaka ritari mu kwaha k'ubutegetsi, nicyo twifuza twese, njye nicyo nifuza. Ariko se Amiel Nkuriza, ndumva uravuga kuri njyewe ufite indimi ebyiri, umbabarire nuko mbyumva nyine ubyumva ute. Uravuga uti yakoze igikorwa cy'ubutwari, yigobotoye bari abantu bakoranaga ku buryo abaye intwari, hanyuma none ukavuga ati azakomeza kandi mu murongo yararimo. Ni ukuvuga niba bigobotoye nuko bari urusitariro, bari ikintu kitari kimumereye neza kuri we, hanyuma noneho azakomeza muri uwo murongo kandi yigobotoye icyo kintu cyari kimutsikamiye. Mbere na mbere ushobora kuba unyumvise nabi. Murongo wa FDL ndavuga muri 2006 n'imyaka 13 ishize ntabwo wigeze uhinduka. Ni ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi, niko tubizi. Ingabire rero ishyaka ashinze ruvuga ngo ndavuga wa murongo kutavuga rumwe n'ubutegetsi azawugumamo, niwo Ingabire n'ubundi ahagaze. None yigobotoye ikire, nicyo nshaka kugira ngo ubwire abakurikiye ukuri uko mbyumva ute. Yigobotoye iki? Uravuga uti yakoze gitwari, yabaye umugabo. Yigobotoye icyo yigobotoye ibibazo ashobora guhura nabyo n'ubutegetsi bumurega ibintu byitwa terorisme. yarari kumwe, yarafatanyije n'abari abantu bo muri P5 n'amashyaka yarayigize. Gasana yanabivuze kuko leta yashakaga kumurega terorisme igize aho ihuriye na ririya shyaka rya P5 na RNC n'ibyo. Ibyo ngibyo nabivuze ubushize ko atashoboraga kubikwepa ngo abishobore, kubera ko deja ishyaka rye rya FDL ryari n'ubundi muri P5. Kuri jyewe yigobotoye uwo musaraba, icyo cyashe yarari kumwe nacyo cyitwa P5 n'ishyaka rye ryari riri muri P5, ariko ntabwo yigobotoye ibitekerezo n'ubundi yari afite ashinga FDL. Nicyo nashaka kuvuga. Aho birumvikanye noneho neza. Yigobotoye abantu ibikorwa by'abantu bari bafatanyije muri iyo P5, cyane cyane by'iterabwoba baryitirira, akavuga ati barabimubazaga ngo anabisobanure. Nibyo ngibyo yigobotoye, ntibazongera noneho kubona aho bamuhera ngo bavuge bati urakorana n'imitwe y'iterabwoba. Nicyo ngicyo yigobotoye. Amiel Nkuriza, komeza igitekerezo cyawe. Amiel Nkuriza, turacyagutegereje kugira ngo usoze igitekerezo cyawe, hanyuma noneho dufate indi ntera ku kiganiro cyacu. Bishoboke yuko Amiel Nkuriza wenda ahuye n'ibibazo bya tekinike. Amiel Nkuriza, uradukurikiye? Ibyo navugaga bwana Tarsisi, afite Ingabire yigobotoye icyasha ibyo leta yamuregaga byitwa terorisme.
kuko muri analize y'ubushize nakubwiye ko Ingabire mu kwitaba RIB bashobora kuba bamubaza bati wowe ufatanyije n'umutwe w'iterabwoba ntabwo twari tubi Gasana we yabisobanuye nuko wagira ngo yavuze ko we afite abantu mu Rwanda bamubwiye afite ibyo Ingabire yabazwa ikintu gifite twebwe rero twakoraga za speculation twibaza ibyo yamubazaga noneho ngenga mvuga nti buriya bashobora kuba bamubaza bati wowe Ingabire ufatanyije n'umutwe w'iterabwoba wibumbiye muri P5 icyo yigobotoye kuri gihe n'uwo mutwe n'ibyo byaha bamurega leta y'u Rwanda imurega ko afatanyije n'imitwe y'iterabwoba noneho rero reka tufate indi ntambwe Amiel Nkuriza nkufatire ku ijambo nyine Paul Kagame wumvise ijambo ejo bundi yavuze rikakaye rira jambo niba umuntu asesengura ni Victoire Ingabire ndetse yanavugaga kuko yavuze ngo babandi dufungura ngo hanyuma noneho bakagumiza bagakorana n'abanzi b'igihugu ngo tuzabashyira ngo ikibazo cy'umutekano n'amahoro ngo tubikomeyeho ngo tuzabashyira aho bagomba kujya ngo babandi duha n'imbabazi ngo ariko bakanga bakabirenga nta wundi muntu yahaye imbabazi ukirenga ku mabwiriza yamuhaye yo kuvuga ibyo atekereza uretse Victoire Ingabire abandi bose Kizito Mihigo ntago bari muri uwo murongo urumva ikirego kizabura kwa Paul Kagame cyo kurega Ingabire urakoze Semana icyo kibazo iyo utakivuga mbere kuba mbabaye cyane ngagisubize rero kubera ko Kagame ari hagati y'ururimi babyita ngo iki ari hagati yo gupfa no gukira wenda ntazapfa ejo nta badiktateri bapfa bahora bapfa bishwe ntawe upfa gusa nicyo namaze kubona Kagame afite ibibazo yafunze Ingabire amufungiye ubusa arongera aramufungura atazi uko bigenze agira ngo wenda Ingabire azahinda ahubwo yaramwiteje none wageze hanze umwaka amaze afunguwe arimo arakora yaramaze igihe akora postati y'ishyaka ryacu mbese n'ubundi nk'iyo yari arimo none Kagame byamuyobeye yaribaze niba agomba kumusubiza we ahubwo ikibazo n'iki umuntu yagombye kwibaza Kagame niwe ufunga ntose ibyo urabiyoboye wese urakibaza icyo kibazo Amiel Nkuriza nawe reka wenda nyibaze kuko ariko ubanza wigiza nkana ntabwo yagombye kuba ari ubufunga kugenda anabitangariza mu nteko ukavuga ati Ingabire zamusubiza muri Ingabire yavuga haribaza atari ku bundi uyu muntu wenda amufunguraga mujyana none mbayumurijeho kongera kumusubizamo azamusubizamo ibyo rwose yarabivuze ejo bundi wabona ukuntu arakaye harimo ifu analize wenda kwanaliza disikuru yavuze wabonaga yasinze umunyayi ibyo yakoze ni nko gutuma anakubita ku meza bya bindi asanganywe nyine by'uburakari burenze urugero yego ni nko gutuma abafunga tubundi uwo muntu kuki mutaramufata ubwo ashobora kuba yanafashwe ko kurikije ukuntu abigenza iyo yatanze mesaje nk'iriya ubundi bo bashaka bucya bamufasha Ingabire rero kuri jyewe afitanye ikibazo na Kagame gikomeye aribaza ese agomba kumufunga ese agomba kumureka kuriya bizarangira gute kuri we nk'umudiktateri agomba guhita amusubiza muri gereza yaranavuze ngo abo ngabo ngo birirwe yavuze mu cyongereza ngo abavuga ngo turamusubizamo ngo babandi ngo birirwe ngo basakuza ngo turebe ibyo bazavuga namuteze amatwi arakaye cyane iyo rwose kuri jyewe iki cyumweru gitaha nigishira batamushubije Ingabire ariko yaranamushubira avuga ati narafunzwe ati gusubiramo ntacyo ni ukuvuga ngo ni umugore determine uri aho nyine wiyemeje guhora afungwa nk'uko dufunga inzugi tujya muri dushe twongera tugaruka ahubwo Kagame azamufunga ageze hejuru azamufunga
arafunga bagira ngo reko yongera mufunge kuri gihe Kagame igihe agezemo ni nk'icyaha Habyarimana igihe yarageze mu manyaka menshi yari yarameze imvi nyinshi ubona yarapfuye ahagaze Kagame nawe ntaho bigeze Ingabire yatangiye kumuhanga biratangaje ko umudamu atesha umutwe umuntu w'umugabo ureshya kuriya n'ibindi bibazo urakoze Tarisi. None rero Amiel Nkuriza nubwo nyine urimo gukubita uvuga uti aramuhagamye atazamusubizamo hari n'abandi babona ahubwo bakavuga bati ibyo byo kumusubizamo nta byo byaba ari nk'amahirwe ati ahubwo azamunyuza mu ryoya yamushakira za aksida nk'uko bahitanye Sinapol Rwigara cyangwa se yanagira gutya bakamurasa nk'uko bagiye barasa bari abayoboke ba FDL inkingi bikarangira aho ngaho za nkete zigahera mu bubiko. Reka icyo kibazo nkibaze Kazigaba wowe uko wakurikiye uko uzi abantu b'abasirikare bayobora ibihugu abantu b'abanyagitugu b'inyeshyamba bayobora ibihugu nka biriya bintu ukuzi FPR inkotanyi wakoze mu nzego ndetse z'ubucamanza uri umuhesha w'inkiko biriya bintu yo Kagame bivuze kuriya ntago umuntu yabibonamo indi shusho yo kuvuga ati ba bantu b'abajyanama nari mfite mwarambwiye ngo nimufungure ngo wenda ayo mahanga aceceke imfashanyo bagendaga bagabanya bagira gute ngo bituze mbonene n'imyanya hirya no hino aho nshaka ati mwangiriye inama mbi ntago Kazigabane ubwo ni iki uko ngiye mbyumva uko mbitekereza ntago byo wenda ari ubutumwa kuriya gukubita agatoki ku kandi kuvuga ayo magambo ngo tuzamusubizamo babandi bavuge yo kubwira babajyanama bati mwangiriye inama mbi. urakoze Tarisi ntekereza ko mbere bamufunga babonye urwitwazo babonye aho buririra bamubeshyera ibintu bitabaho uribuka ko banavuze ngo yacukuye ngo umwobo we wo gushira mu imbunda yo kurasa abantu byarakunze uyu munsi rero ibyo ngibyo ntekereza ko batakongera kubamurega. Iyo ugiye kureba amagambo Perezida Kagame yavuze ahubwo ubona yararaka ko Ingabire yabakwebye niba wibuka bari barimo bamutumiza muri RIB buri kanya bamubaza ngo ibitero bya Kinigi bamubaza P5 kandi ibyo bintu byarashinzwe Ingabire afunze mu by'ukuri rero igiye kusanga ishyaka rye yari yaracitse mu bice ajya mu Rwanda hari hajemo ibintu bimeze nk'ubugambanyi no kujya muri biriya bya P5 agafungurwa bakagumamo abantu bumva barega P5 ubu teroriste iterabwoba kugira ngo bamuha amahoro wabonaga harimo ikintu cyo gusa nk'abamugambanira ukabona bashaka kumushyiraho uwo musaraba wa terorisme. Uwo rero yaricaye arareba aratekereza aravuga ati ibi bintu niba abantu nasize inyuma badashobora kuva muri ibi bintu bagiyemo ngo dukomeze reka mbareke ndetse ngire mu bindi. Ntekereza ko kuba yaratanguranwe akabireba agahita avamo akanabitangaza uribuka ko yabwiye umunyamakuru ati ntaho mpuriye n'iryo shyaka nta naho tugihuriye na hamwe burundu kiriya rero ikintu cyiza ku buryo Kagame kubimenya nibyo byamurakaje ahubwo aravuga ati nari mbonye impamvu yo kubona kongera gufunga umugore none aranshitse n'uburakari kuko yakwebye ukareba ugasanga ngo noneho
niba avuga ngo yamufunga arashingira kuki? None zo ubwo burakara bwohereza Ingabire nge nakubazaga nti ngewe uko nabisomaga nkavuga nti abantu bamugira inama bwa mbere ngo bahimbe ibyo byaha by'indaki bifata ubusa, bahimbya ibindi byaha yuko afatanya n'iyo mitwe y'iterabwoba, hanyuma noneho bageze aho ngaho bati uriya muntu yaguhagama mu rwego mpuzamahanga, ukora uko ushoboye umufungure turebe, hanyuma umuhe n'amabwiza aceceke. Uzi ko akifungurwa yavuze ngo utwo tuntu twahaye imbabazi ariko tukakomeza tugasakuza ngo nitukomeza tuzadushyira aho tugomba kujya. Nta nubwo yamwitaga umuntu, yatwitaga utwo tuntu. None ubu ngubu yari arimo gukubita agatoki ku kanda, akubita ahekenya amenyo, akubita ibiganza ku meza n'iki byose. Uwo mujinya arawohereza nanone kwa Ingabire, cyangwa ni kuri ba bajyanama be bagenda bamugira izo nama uko agomba kubigenza? Niho ngiye nshaka kugira ngo umbwire. Nibyo ndahagera, ariko ntekereza ko Kagame gukubita kuriya avuga ngo Ingabire, ntabwo ari uko Ingabire yakagombye kongera gufungwa azira ko yashinze irindi shyaka, ahubwo yakaba yarafunzwe, ahubwo yatinze gufungwa igihe yari akiri muri FD inkingi ikibazo P5 iyo gwiterabwoba. Uyu munsi rero Perezida Kagame nta mpamvu afite, kuko Ingabire niba avuga ati ndamagana abantu bateza umutekano muke, ntago dukeneye politike yo mu gihugu kitari mu umutekano twese turawukeneye, turamagana ibintu byo guhungabanya umutekano. Simbona ko Kagame yamurega guhungabanya umutekano w'umuntu utanga ubutumwa bumeze gutyo. Mu mabwiriza kandi yahawe afungurwa harimo yo kwitaba inzego z'ubushinjacyaha. Ntago niba baramuhaye amabwiriza yo guceceka, ntago twigeze tubibona mu nyandiko imufungura. Ubwo cyetse niba baramuhaye rwihishwa cyangwa ku giti cye, ariko mu by'ukuri mu nyandiko imufungura ibyo yasabwaga gukora, ntago ibintu byo guceceka cyangwa gukora politike ntibirimo. Ingabire rero yagiye ari umupolitisiye ukeneye gukora politike mu gihugu, kandi afite uburenganzira kuko n'igihugu cye. Arashaka ubundi buryo, ariko ntazamurega iterabwoba cyangwa umutekano muke, azamweza nk'uko yiyenza nko ku bandi badafite icyo bamutwaye, ariko ibyo birego sinzi ko yabona habihera. Ndabashimiye. Kazigaba Andre, nubwo uvuga uti azamwiyenza ku bundi buryo, ese ahubwo akeneye kumurega ko akeneye gushyira mu bikorwa? Nakubazaga nti ese ntaho bihuriye n'abajyanama bamubwira ati kora gutya, akaba yaramubuze urwaho nyine avuga ati arancitse? Gira icyo ubitubwira aho wowe uzi system kwikora. Urabona ni ibintu bizagenda mutuka gutyo bikarangira, cyangwa bifite nabandi bishobora kugiraho ingaruka, babandi navuga amaboko ye y'iburyo n'ibumoso? Simbizi niba Perezida Kagame agira abamugira inama, kuko agira abamugira inama bamubwira ko kwicara bibi. Uyu munsi rero ntekereza ko kugeza uyu munsi Kagame akora ibimujemo uko yaramutse. Ntago kuvuga kuri yayobe ko Ingabire atari mu iterabwoba cyangwa atakagombye kubazwa ibyo bintu, ariko babimubazaga. Umunsi rero kuba yabivuyemo bazanamubwira bati kuki uryama kare, nabyo biba impamvu. Ujya ubona ko ajya mu miganda n'ikibazo ati ko waje mu muganda utazanye igiti cyangwa utazanye isuku. Ntago Kagame ntazabura impamvu yose ashobora gutuma afunga cyangwa se yitsinda. Ariko Ingabire igihe ari politiki arazizi, ubwo Kagame niwe utegereje gukora ibyo agomba gukora, ariko Ingabire we nta kindi yagombye gukora kitari icyo akora. Nta cyaha akora, nta nubwo kubimubuza. Sinzi niba ari cyo kibazo, kuko na Kagame nawe ibyo sinzi niba ibyo azakora kuri Ingabire yamwica yamufunga niba azabakemuye ikibazo. Ahubwo yakagombye kumubwira ati uyu muntu twafatanya dute, kuko nicyo abantu bakeneye, akamwumva abanyarwanda ko ntacyo bimutwaye. Ariko kubera nyine kugira politike yo kwikubira, yo kurenganya abantu, ntago umuntu uzabwira uvuga ijambo rihumuriza abanyarwanda cyangwa ritanga ihumure cyangwa ritanga amahoro mu banyarwanda, ntago FPR ishaka kuryumva. Ntago ishaka kuryumva,
gukora ibintu ukwayo ntiwanamenya kandi FPR mu by'ukuri ni Kagame niwe ushaka gukora ibyi. Iyi mpamvu mvuga ngo ni Kagame nuko icyo ashatse nicyo kiba. Ubundi buriya message yatinze kuyitanga yayivuga mbere Ingabire ataravuga ko avuye muri P5. Uwo munsi yari kurafunzwe uri kuko yabivuze kuri famille ya Rwigara, yabivuze bugacya babafunze bakoze ibintu byose. N'ubu rero iyo ririya jambo aza kurivuga Ingabire atatangaza ko avuye muri FD inkingi muri P5 ariko yabivuze bitagiye nta mpamvu yindi afite yo kwikomeza kwiyenza kuri uriya mubyeyi. Niba mu Rwanda abantu batemewe gukora politike bahindura amategeko, bahindure hari itegeko nshinga n'andi mategeko byemerera umunyarwanda kujya mu mitwe ya politike no kuyishinga, kugira uburenganzira mu buyobozi bw'igihugu no kubiharanira. Niba yumva umuntu adakwiye gukora politike mu gihugu hariya bagombye guhindura ayo mategeko bakavuga ati dore wishe itegeko kuko ntiwemerewe gukora politike. Ingabire ari mu ariko se Andre Kazigaba wabaye mu nyeshyamba za FPR Inkotanyi wakoranye nazo uri umuhesha w'inkiko, none urimo kutubwira ngo bahindura amategeko ni kugira ngo niba batamera ibingiye gutya na gutya, kubizi ko wababayemo kubazi bavanyeho. Uribuka bicira abantu hariya kuri tapi rouge Inyamirambo mu ahantu Murambi, bisha abantu bavuga ngo baratanga urugero, babashyira kuri za stade barabarasa. Icyo gihe nta mategeko, wenda iryo tegeko ryari ririho ryo kwica abantu ku Karubanda, nyuma ryaje kuvaho rivanwaho, ndetse wenda waranabikurikiye, sinzi niba waragize n'uruhare wenda rwo kugira ibyo biganiro byo kuvuga ati igihano cy'urupfu kive mu mategeko n'iki byose. Kuyashyiraho cyangwa kubivanaho bibuza gukora kinyeshyamba. Nicyo nshaka kugira ngo urimo kuvuga ngo niba babihakana ngo ayo mategeko yavane. Amategeko arahari ariko ntabwo ari ngombwa. Ikigaragara muri kiriya gihugu tutabyirengagije Kazigaba, ntitugajye muri ibyo by'amategeko, ubuyobozi bw'inyeshyamba na Evode yarabivuze ati ni inyeshyamba ziyoboye igihugu, zafashe ubutegetsi ziyoboye igihugu. Amategeko uracyayabona hehe Kazigaba? Yubahijwe ryari, yubahizwa ryari? Nagira ngo umusore gato nabaye mu musirikare mu nyeshyamba, nyuma mbo musirikare FPR ari leta, gukora kinyeshyamba nta nubwo ari kinyeshyamba ahubwo ni kibandi. Nibyo Evode yavuze, ntabwo yavuze ko u Rwanda ruyobowe n'inyeshyamba, yavuze ko ruyobowe n'amabandi yitwaje amabandi. Rero abantu mu gihugu leta ya FPR yarakuyeho igihano cy'urupfu, igahindura amategeko, igihano cy'urupfu kikavamo. Njye mbona ahubwo nyuma yo gukuraho ayo mategeko ashyiraho igihano cy'urupfu nibwo hishwe benshi cyane. N'ubu irabikora mu kanya turareba ukuntu ndetse ku mipaka yica n'abanyamahanga. Nibyo navuga nuko iryo tegeko ry'igihano cy'urupfu rigumaho, abantu bakajya bicwa biciye mu nkiko, abacamanza babyemeje, kuko ubu ngubu niho hapfa benshi kandi ntiwamenya umucamanza utegeka ngo bicwe, kandi abicwa ababica ntibakurikirana, hari n'abicwa umuntu ntamenya uwabishe. Nibwo rero mu by'ukuri hapfa abanyarwanda benshi, nibwo harengana benshi. Mu Rwanda ntago amategeko aranditse, ariko amategeko yanditse ntacyo amaze, n'ibikaratasi biri aho gusa. Hari ahandi amategeko aturuka, ntekereza ko na Minisitiri w'Ubutabera yigeze kubivuga, aravuga ngo hari igihe amategeko bayashyira ku ruhande bagakurikirana ngo ubushishozi. Icyo gihe rero iyo hari itegeko ugahitamo kutarikurikiza, wowe ugahita gukoresha ibyo utekereza, nibwo watangiye kwica amategeko nyine. Ntabwo rero ari leta y'inyeshyamba, ni leta y'amabandi nyine. Ugiye no kureba uwo bivuga ngo ni leta y'amabandi, uyu munsi niwe uri gushyiraho ayo mategeko ya kibandi. Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye rero. Reka rero
niba nta kindi wongeraho, niba nta kindi Amiel Nkuriza nawe yongeraho, reka noneho ngewe mbaza akabazo k'amatsiko dusoza kuri iyi ngingo, hanyuma noneho dufata iyindi yo mpuzamahanga muri geopolitike. Ndashaka kubaza ikibazo Gasana Didasi, banza ujye ukingira ikibaba bitwara Ingabire, cyangwa se ari ukuntu ubona ibintu ntabibona kimwe nawe, ukavuga uti, wavuze ati yazanye ikintu gishyashya ku isoko rya politiki, ati kandi ati muri iryo soko rya politiki aribanda imbere mu gihugu aho ibicuruzwa bishobora kugurwa niyo byaba bihenda, atariko abantu bakavuga bati akeza karigura, ati nzajyayo rwose ngure kiriya gicuruzwa. None ndagira ngo nkubaze Gasana Didasi, ku icyo gicuruzwa kiri mu Rwanda kandi hakaba n'abandi bari hanze bavuga bati akeza karigura, natwe tuzakomeza tuzajya kugashaka, tuzatanga nayo dufite n'agasaro dufite tukagure. Ndashaka kuganisha ubwo ngubwo ku bantu bagaragaje bari hanze, Ingabire nta kintu harabavugaho, abo bita Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix. Abo bantu rero bayasohoye itangazo iryo bise communiqué de presse, itangazo rigeneye abanyamakuru. Iryo tangazo rero riravuga riti le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix porte à la connaissance du public qu'il offre son entier soutien à Madame Victoire Ingabire Umuhoza dans sa démarche de lutte pour un Rwanda à tout le peuple rwandais, où tout le peuple rwandais peut vivre dans la dignité et la liberté. Comme nous l'avons entendu et lu dans la déclaration du 8 novembre 2019, Madame Victoire Ingabire a créé un parti politique appelé Développement et Liberté pour tous, Umurinzi, d'élite Umurinzi en sigle, et ce, conformément à la loi portant organisation des partis politiques et des politiciens au Rwanda. Nous le soutenons en tant que femme politique qui a démontré et continue à démontrer de manière extraordinaire qu'elle a un courage et une capacité hors du commun de mener le peuple rwandais vers une lutte non violente pour restauration d'un état de droit au Rwanda. Son abnégation est sans comparaison. Toutes ces raisons nous amènent, nous, femmes membres du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, à soutenir cette voix de Madame Victoire Ingabire Umuhoza afin que les futures générations puissent accéder à une culture de la non-violence pour un Rwandais, pour tous. Des activités que nous lui avons déférées, que nous lui avons dédiées, continuent tant que sa lutte s'inscrit dans nos objectifs. Fait à Bruxelles le 10 novembre 2019, signé par Perpétue Moramutse, qui vit au Canada, Marceline Nyirandouamungu, qui vit en Belgique, Gloria Wishema, aux Pays-Bas. Ni ukuvuga mu ncamake iryo tangazo ry'abo bagore rero baharanira amahoro na demokarasi riravuga ngo tumaze kumenya yuko Victoire Ingabire yahinduye umwambaro akaba ashinze irindi shyaka rishyashya, ubwo ndimo gusemura mu buryo bwanjye, mu mbabare abumva wenda ntasemura uko bigombye kugira, ntago ndi umusemuzi. Baravuga bati turamushyigikiye twivuye inyuma kuko akiri muri wa murongo w'impirimbanyi za demokarasi n'amahoro ashingiye kudahutaza. Ati ibikorwa byacu twari twaramugeneye n'ubu tuzakomeza kubikora kandi tumuri inyuma kugeza igihe abanyarwanda baboneye ubuhumekero. Naho ngaho nashaka kukubwira Gasana Didas, urabona yuko cya kintu bavuga ngo akeza karigura,
Victoire Ingabire azabyitwaramo gute yuko avuga ati ndashaka yuko abantu wenda nkwepa bya birego bya FPR Inkotanyi na Paul Kagame aba mu Rwanda imbere akaba ari bo banyibonamo, hanyuma noneho bandi bajyaga banyitira abo hanze ku buryo Paul Kagame azabura ikirego nshoraho yuko mfatanya n'abanzi b'igihugu. Aba badamu bo nubwo bavuga ko baharanira demokarasi n'umuco w'amahoro, ko nabo ba Paul Kagame na FPR Inkotanyi bashobora kuvuga bati ni abadamu ariko baba hanze bashobora kuba bihishe kuri uwo mwambaro wa demokarasi n'amahoro, ariko bafasha iterabwoba, bafasha imitwe y'iterabwoba. Icyo kintu Gasana Didas urabona ka keza kigura azabyitwaramo gute Victoire Ingabire? Asante sana Imana. Well, njye nta kibazo mbibonamo kubera ko kuvuga ariko mbanze rwose mbanze no kwiyemera niyemera abantu bavuga ngo gukingira ikibaba Ingabire Victoire cyangwa se ngo nkingira ikibaba Kayumba Nyamwasa rwose ntabyo nkora ngiye mvuga ko mbyumva. Unyo uzanyomoze kuri point atanze avuga atanga ntago tumira ahanga urabeshya nanjye munyomoze ari kuvuga ko Ingabire Victoire cyase ngo ngiri nose erega ntago no gukikira Ingabire Victoire aramemuta unagikingire Kayumba Nyamwasa koko n'abantu babiri ubungu kugiza ubungu n'abantu babiri bari kuri marisha imwe we ntago bari ku isoko rimwe none rimwe ariko bose barashaka ubutegetsi yego gushaka ubutegetsi isoko ni rimwe isoko ni rimwe umuguzi n'umwe ibicuruzwa ariko ntago ari bimwe. Ibicuruzwa bose barakubwira demokarasi okay harimo za defense ziri negligable. Urebye politike aya mashyaka y'Iran cyangwa se ukabona ukareba FD cyangwa se ukabona ya Darfa, mu byo usanga ahantu bose bagusha ku demokarasi imibereho myiza ya rubanda n'ubwisanzure ibintu ngibyo kandi bose barabwira abanyarwanda n'iryo soko rero ni rimwe rero espace politique nimwe nta kuntu rero ushobora kuba gukingira abantu babiri kandi bahanganye kuri marete imwe reka nihute nayebye iki kintu warukoze ntago mbona rero ubu ngubu ntago wambwira ngo Kaziga bagiye mu Rwanda agashinga ishyaka akaryita uko gite kose hanyuma nkazo ndetse Gasana avuga nti ikiberezo bya Kaziga bandire hanyuma ngo Kaziga andire abizire oya Kaziga bandire icyo gihe yabizira haramutse hariyo partnership mu gihe hagati yanjye ndetse Gasana leta ishakisha n'igishaga yakoze nsubire nakubwiye kare kugira ngo byumve neza Abanyarwanda byumve neza nakubwiye kare ngo uriya chief superintendent wa polisi Kabare ntuza Kabare Jean de Dieu na ntuza na Michel Mbanzabugabo bahati ibibazo nabo muri RIB. Uyu Kabare nakubwiye ko ari gukuriye crime contre la sécurité de l'État muri RIB. Donc bashaka kumufatira ku bintu cyo barega abantu bari hamwe. Reka twumvikane Andre Kazigaba watwihanganira kuko urimo biragaragara ko iwawe urimo kutuvangira. Yego Gasana Didas wavugaga ati Kabare ni ari mu bantu bakuriye ubusugire bw'igihugu, ati urangiza igitekerezo cyawe ati noneho byagenda bite? Nyine bambazaga nyine kure bamusabaga amakuru ku bitero byagabwe Musanze kandi bavuga byagabwe n'abantu ba muri P5 kandi nawe kuba rero abantu badamuvuze ba Perpetua
muramutse cyangwa se bagurori wishema ba konekita nazo kuvuga ngo bashyike Ingabire ngo baramutiye support ariko tukoranire aho ngaho muri criminal responsibility donc responsabilité pénale ntayo aho ngaho ntabwo Ingabire yamufata yavuga none se umuntu iki none se kugira ngo Ingabire azakontorere abantu bari hanze bamukunda banamukikiye ibyo ntibishoboka icyangombwa badatangije nabo nta partnership nta partenariat hagati yabo ihari nuko byari bimeze muri PSK my friend erega buriya ariko aba bantu ntago wakwirengagiza yuko bari mu bantu batangije Ingabire Day bari mu bantu nyine bamugiye inyuma ndetse bakamushyiraho ubuvugizi bukomeye bashobora kandi bakaba barabikoze icyo gihe bafatanyije n'icyo bahoze icyo Ingabire yahozemo ari FDI inkingi bashobora kuvuga bati ni irindi shami ry'abaterabwoba bari inyuma ya Ingabire nubwo abihakana ati barafatanyije wenda haba hari nk'akantu banamwohereza bavuga bati ni umudamu ufite ibibazo nk'uko Ingabire yagiye abyivugira avuga ati nubwo nta kazi mfite nta cyata ariko mfite abavandimwe mfite inshuti bamwohereza n'agafaranga ko kuvuga ngo genda ukora igikorwa wenda usura abantu cyangwa ufashe imfubyi icyo kintu kikaba cyamukoraho bakavuga bati ufatanyije n'abanzi b'igihugu byaterwa bwana Semana byaterwa n'aba bantu abari bo for example tuvuge wenda nka ISIS ubu ngubu ejo iramutse yohereje amafaranga Ingabire Victoire Ingabire akagenda akayapikinga then icyo gihe u Rwanda rwaravuga ruti ISIS muri ibintu ikora ABCDFG niyitere inkunga ADF irwana muri Congo niyitere inkunga Al-Shabaab muri Somalia dore noneho ISIS yohereje amafaranga biri vuga kugira ngo nawe ashe umutwe w'iterabwoba mu Rwanda ati kandi dore abantu twafashe Ingabire mo kureta umutwe w'iterabwoba aho ngaho yatuka nicyo kintu icyo bakora icyari cyo abadamu rero urimo kumbwira ntago mbona ibintu byaturuka erega you see sometimes mutekereza abantu batekereza ko Gamari Kigoryi donc atekereza sometimes aratekereza hari ibintu donc hari kugoragoza uvuga uti wenda ahangaha nahabonera hano nahabonera ntuzo nahabonera opening ibuka neza mbere ajya gufungwa bafashe umwana wo mu Rwanda yandikira email Ingabire akiri Ingabire akiri mu Holandi aramwandikira amubaza ati amubwira ati ngiye batifite ingabo ati rwose abantu ati mfite abasekere kabisa turi kumwe bakomeye cyane bakayonga turi kumwe ati bakabare turi kumwe ati ndashaka rwose ko wowe twemera tugakora igisirikare Ingabire akiri mu Holandi Ingabire ntigeze amusubiza urumva kumbe no mutego Edema yari yamuteze kugira ngo barebe niba mu by'ukuri afite ibintu by'intwaro ibyo biramutse bimaze kunandana nibwo bagiye gushaka bareba no muri FDLR kugira ngo bazamushinje ibyo twabimenye mbere ndi mu bantu babitangaje mbere bitarana nabo taranamufunga cyo narabwine baza gufunga dore kandi baza gushaje ngabo ibyo nabivuze bivuga ngo rero ushaka connection hagati y'amafaranga aho yaturutse RNC umuntu wo muri for example Kayumba Nyamwasa aramutse yohereje Ingabire amafaranga nta Ngabire yafata kubera ko byaba biri vere ize byaba biri vere ize kugira ngo leta ivuge ati aha witagaje barora amafaranga baguhe nayo utegura umutwe w'iterabwoba ibyo ngibyo nawe ntabwo yabikora ahubwo se nk'aba badamu sinzi niba wavuze ngo nabantu ngo réseau des femmes pour le développement réseau international des femmes pour la démocratie et la paix nukuvuga ihuriro mpuzamahanga ry'abadamu biyemeje guharanira demokarasi n'amahoro kugira Kagame rero abishije baramutse bamureza amafaranga nk'ibyo bavugaga kugira ngo Kagame abifatire nk'umuntu kuvuga ngo akamukubaza ko bana abantu mu by'ukuri biyitirira atari byo
esike ni umutwe w'iterabwoba nk'ukuntu itaranise cyangwa se pesenki esike ni iki ntabwo abasore nibo bavuga nkawe Semana wohereje amafaranga bavuga bati aha babanze b'igihugu murabona bano bantu uno muntu n'umuntu bohereje kugira ngo aze awekeninga donc intege igihugu akirimo indani muri siyansi militaire naho ubundi rero byo nta kugira ngo uzabone responsabilité penale ku byo umuntu yavuze bitangaza umuntu yakoze mudafite Gasana Didas urakoze usubije ikibazo naringiye kukubaza kuko hari umuntu w'umuvandimwe wagize ibyago hanyuma noneho nohereza amafaranga nyine kugira ngo mfatanye n'uwo muvandimwe wanjye bamuguriye isanduka bamwiteho ariko byaje kurangira yuko umudamu we wagombaga gufata ayo mafaranga atayafashe hanyuma noneho kubera yuko bari agiye kuyafata hari umuntu wamuriye urwara aramubwira ati twamenye ko woherejwe amafaranga n'umunyamakuru witwa Tarcisse Semana ati nujya kuyafata ejo nawe baragukurikiza uwo mugabo wawe yarayaretse nyoberwa ibyo ari byo amafaranga ndongera ndayisubiza nyine hashira igihe kinini hanyuma nyuma uwo mudamu amaje guhunga yego nibyo nabyo ni ubuswa bukomeye cyane uwo mudamu yego leta ndi Kagame nakankuraje abantu bose gufata amafaranga yawe kugira ngo ugabanye amafaranga y'umwanzi uzi kusetsa yarayaretse rero ahubwo mudamu ubona aranadukurikiye cyo kora nyuma yaje gushobora guhunga ntago nshaka no kumuvuga kuko yambwiye ko agifite ibibazo muri kiriya gihugu mu minsi iri imbere tuzushobora kuzagirana ikiganiro arampamagara umbabarire y'amafaranga nanze kuyafata ati kuko nanze no kukubwira impamvu ntayafashe ati kubera yuko nahaba amabwiriza ninyafata yuko nanjye bahita banyuza mu ryoya ati rwose ntago nanze imfashanyo ati ndabizi ko wakundanaga n'umugabo wanjye ati ahubwo mfasha wenda abana babone uko biga bari mu mahanga hirya y'u Rwanda ubwo abana bariga neza umuntu abafasha uko abishoboye ntibyerekana yuko nyine ari bwa buswa nyine kuko iyo dufashije umuntu umuco wa kinyarwanda no kumufasha kugira ngo guri sanduka kugira ngo mukababara agize nta bindi tuba dushaka ni ukuvuga rero Gasana Didas nabo bantu nubwo wowe uvuga uti byaterwa n'abaribo nabo ntabwo bazabashira amakenga ariko icyo kibazo giharira igihe kizabitwereka reka rero noneho twanzure kuri icyo kibazo cy'abitwara ingabire kidutwaye akanya ariko byari bikenewe hanyuma none droit ne vous tracassez pas pour cette foule qui attend dehors. Vous savez, tous les jours c'est ainsi. Et je vous dis, on fait ce qu'on peut. Ayant droit, c'est qui maudirez-vous? Ayant droit, le seul, le vrai, l'unique. On le connaît, on le reconnaît. Il est copain avec le docteur, il est ami avec l'infirmière, ou tout au moins avec le planton. On le connaît, on le devine, à ses galons, à sa voiture, ayant droit est toujours bien mis. Que ce soit monsieur, madame, vice fille ayant droit n'a pas de problème. Et sa douleur est souveraine. Hey, endroit. Hey yo, pitié pour nous. Pitié pour nous.
endroit la foule te voit dans tes rapports avec le toubib. Le sentiment qu'elle a envers vous n'est pas du tout voisin de sympathie. Et endroit la foule te voit dans tes rapports avec le toubib. Le sentiment qu'elle a envers vous n'est pas du tout voisin de sympathie.